Reka twigarukire mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera. Ubwo ndi kuvuga n'ubundi mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera, aho abaturage bakomeze guhangayikishwa n'abayobozi babo bo mu nzego z'ibanze, ndavuga ba mutwara sibo na ba mudugudu na ba mutekano. Ni mu gihe bano baturage bakomeje kwibaza ngo amafaranga bahereza bano bayobozi bo mu nzego z'ibanze bayakoresha iki. Ni mu gihe bafashe amafaranga ya mituweli barayabahereza, barangije nibishyura mituweli. Ni mu gihe umuturage umwe yagiye kwivuza asanga ntago afite mituweli, ariko amafaranga yaramaze amezi 2 ya mituweli ayatanze. Bivuze yuko rero aba bayobozi bashobora kuba barya amafaranga bano baturage. Gusa turaza kuvugana na mudugudu wo mwa kano kagari, ariko reka dukomeze n'abana baturage ikindi kibazo bafite. Abaturage bo mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo bafite ikibazo kigira giti ndetse bahabwa inka muri ya gahunda ya gira inka munyarwanda, ariko bakabaka amafaranga y'inzibyo. Bivuze ngo aya mafaranga ngo bakunze kuyita ay'ikiziriko, ariko bakibaza ngo aya mafaranga ajya hehe, akoreshwa iki? Kubera icyo amafaranga bayatanga ni amafaranga atari makeya cyane. Gusa umuturage utabashije kuyabona ntago bamuhereza inka muri gahunda yagira inka munyarwanda. Bivuze yuko iki kibazo bashaka kukibaza ibukuru ku bayobozi bakuru, nimba koko aya mafaranga baba bakwiriwe kuyaka. Twababajije umubare wayo, ariko batubwiye yuko ari hejuru y'ibihumbi 50. Bivuze ngo aya mafaranga ni menshi cyane. Reka rero tugaruka ku bijyanye na mituweli mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2026. Abanyarwanda mwese mutarishyura mituweli, nyaboneka mwihutire kwishyura mituweli kubera ko iminsi yagiye. Impamvu mbashishikariza kwishyura mituweli, ikigo gishinzwe ubuzima RBC kivuga yuko buri muntu wese ufite ubwishingizi bwo kwivuza bimurinda kurwara kandi bikamurinda no gukora afite puresha. Bivuze yuko umuntu udafite mituweli iyo ahuye n'akarwara na gakenya usanga yarembye ameze nk'umuntu nyine, kuko abazi ko buriya indwara rero nazo basobanura yuko indwara nazo zirinda ubwirinzi. Bivuze ko iyo ufite mituweli hari ibintu byinshi uba wirinze mu mubiri wawe, cyangwa bivuze ngo ni nk'urukingo mbega muri rusange, kuko hari abenshi bavuga ngo n'ubundi mituweli ndayitanga sindwara. Buriya uragatanga mituweli n'urware, kubera yuko iyo urwaye biba ari ibindi bindi. Rero reka twikomereze n'abaturage batuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera bakomeje guhangayikishwa. Ariko muretse gatonya mbanze mbabwire kano kantu: kora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura TV ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi Kidasamura murabizi yuko abakorera ibintu byiza. Ndetse wowe ukoze subscribe uri uw'agaciro, nawe utarakora subscribe gira vuba vuba ukore ako kantu. Gusa wibuke no gufungura inzogera kugira ngo nitujya dukora ikiganiro ujye ubona notification ikugezeho, kugira ngo ube umwe mu bafanizi bacu. Murakoze cyane. Reka twikomereze n'amakuru yacu. Turi mu karere ka Rutsibo mu murenge wa Remera, ndetse abaturage batuye batunguwe no gusanga umurambo w'umusaza uri munsi y'umuhanda. Gusa ni ibibazo bikomeye cyane. Gusa abaturage bakomeje kuba barabahangayikishijwe n'ibi bintu bamaze iminsi babona, kubera ko ngo n'ibindi bintu biteye ubwoba bamaze iminsi babona. Rero reka mbereke akantu kamwe tugiye kwivugiraho kugira ngo, ariko reka mbanze nsoze ino nkuru. Abaturage bo mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo barasaba ubuyobozi kugira ngo bubongerere umutekano mu kagari kabo, kubera ko hamaze iminsi hari imyuka itari myiza. Bivuze yuko irondo ryabo ni ricya cyane, kandi no kubona amafaranga yo kuryishyura ni ibindi bibazo. Barasaba inzego zo hejuru kugira ngo zijye zibafasha kubishyurira umutekano, ndetse babongerere n'irondo kugira ngo bajye babasha guhabwa umutekano wuzuye. Ubwo wabonaga urupfu rwa nyakwigendera wasanzwe munsi y'umuhanda yapfuye, nabo byabateye ubwoba cyangwa byabahahamuye. Niyo mpamvu bavuze ngo ariko aba baturage babwira akantu kamwe bahise basaba ubuyobozi. Basabye ubugenzacyaha RIB kugira ngo bukore iperereza kuno murambo wa nyakwigendera, barebe icyamwishe cyangwa barebe icyabiteye, kugira ngo nabo bagire uko bitwara mwono murenge wa Remera. Bivuze yuko uyu musaza bavugaga yuko yaba yishwe
ntago yaba yiyahuye, kubera ko ntago uyu musaza yakwiyahura. Bivuze yuko rero tugiye gukora ikiganiro mu kanya kijyanye n'ibya mituweli ndetse n'iby'irangamimerere, bivuze ngo guhinduza amafoto cyangwa guhinduza ifoto ku indangamuntu, byose rero tugiye kubigirana mu kiganiro kigiye gukurikira. Ariko nataragenda gatonya, hari utuntu mba nshaka kubabwira cyangwa inkuru mba nabahishiye. Mu kanya tugiye kugaruka ku mpanuka zimaze iminsi zibera mu mujyi wa Kigali. Tugiye nyine kwinjira mu bijyanye n'umujyi wa Kigali, mbasesengurire cyangwa mbasobanurire. Rero icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa Urinzwe n'Imana cyangwa